Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cy'ijana na 52, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Wera Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi wakomeye Data wera. Gitondo turi kwitegura kumva ijambo ryawe, turasenze ngo utweze kandi utunganye, udukure mu gukiranirwa kose. Tubabarire amafuti twafuditse Data wera. Turakwinginze ngo umanukire Mwuka wera kutwigisha, kudusobanurira no kudutera imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe. Fungura amatwi yacu, fungura imitima yacu, fungura amaso yacu kugira ngo byumve kandi bibone ndetse binumvire iby'ubwiru bwawe Data wera. Tucyumva ijambo ryawe, kwinjira kwaryo kutumara ubwoba, kwinjira kwaryo kudukuyemo intege nke zose, kwinjira kwaryo kutuneshereza ibitunesha, kwinjira kwaryo kutubohore, kwinjira kwaryo nyakubahwa Imana kumare muri twebwe ubutware bwose bw'umwijima. Haleluya. Ubw'indwara bwose bugende mu izina rya Yesu. Mwuka wera umanuke, imbaraga z'Imana umanuke, ugere kuri buri umwe wese ukumva, maze imbaraga zawe zikore kuri urwaye kandi zibukureho mu izina rya Yesu KRISTO. Turagushimiye Data kugiye kuduha n'imbaraga zo gushyira mu bikorwa twigishwa nawe, mu izina rya Yesu turagushimiye, amen. Intego y'umunsi twiga nitwa gukabya gukiranuka. Turasoma Luka ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Havuga ngo ku munsi w'isabato aragenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwa be baca amahundo bayavunga mu ntoki zabo barayahekenya. Nuko abafarisayo bamwe barababaza bati, ni iki gitumye mukora ibizira ku isabato? Yesu arabasubiza ati, ntimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzaga we n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akenda imitsima yo kumurikwa akayirya, akayiha n'abo bari bari kumwe, amategeko atemeye ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine. Kandi arababwira ati, Umwana w'umuntu n'umwami w'isabato. Ni Luka ibice 6 umurongo wa mbere kuza ku wa 5. Ni mu BWIZA ibice 7 umurongo wa 16 haravuga ngo, ntugakabye gukiranuka kandi ntiwigire umunyabwenge burengeranye. Ni kuki wirimbuza? Gukabya gukiranuka. Biroroshye gusoma Bibiliya ukabonamo ibintu byinshi tuzwa gukora n'ibindi byinshi dusabwa gukora Imana yivugiye. Ibyo rero bigatuma rimwe na rimwe kurikira Imana no gukomeza ijambo ryayo biturushya. Iyi niyo mpamvu Yesu yashakaga kutworohereza ibintu twebwe abamukurikiye. Ntabwo yigeze atwifuriza kurushywa n'imigenzo myinshi igoranye gukurikiza. Aha niho yaduhereye itegeko rishya. Ntabwo yazanye amategeko mashya, ahubwo yavuze rimwe gusa. Muri Yohana ibice 13 umurongo wa 34 kugeza ku 35 haravuga ngo, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Umva ijambo yavuze hano ngo ndabaha itegeko rishya. Kuki Yesu yaryise itegeko rishya ntaryite irindi tegeko? Igihe cyose Imana izanye ibintu bishya iba ishajishije ibisanzwe. Nk'urugero, niko natwe hano ku isi tubigenza. Ntabwo igihugu cyashyiraho perezida mushyashya ngo gikomeze kuyoborwa n'ucyuye igihe. Reka nkwereke ibimenyetso bibiri. Mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere haravuga ngo, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Ndasubiramo, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize
ni ukuvuga ngo igihe Yohana yaboneye ijuru rishya n'isi nshya, ijuru rya mbere n'isi bya mbere byari bimaze gushira. Imana ishimwe. Mu Baheburayo nanone ibice 8 umurongo wa 8 haravuga ngo kuko yavuze ibaga yiti dore iminsi igiye kuza, ni ku Iteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Umurongo wa 13 akavuga ngo naho mu Baheburayo n'ubundi ibice 8 ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Uri kubyumva? Igihe Yesu yavuga ngo uyu munsi mbaye itegeko rishya, yarashajishije ayari asanzwe. Niyo mpamvu hanyuma yaje kuvuga ko urukundo rusohoza amategeko yose. Muri Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 14 aravuga ngo kuko amategeko yose, umva ijambo, kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aha rero niho gukabya gukiranuka bibera ibibazo. Nuko abantu baba bashaka gukomeza amategeko y'Imana ariko nta rukundo bafitiye bagenzi babo. Ibyo bituma bahitamo gukomeza amategeko aho kugira neza. Ibi rero nibyo Yesu na Dawidi bari bazi, ariko Abayuda bo byari byarabacanze. Bakomezaga amategeko ariko nta rukundo bafite. Icyo tuzayibona ejo. Nguko uko abantu bakabya gukiranuka. Iyo bazi ibyanditswe ariko badafite urukundo rw'Imana muri bo, baba bafite ishusho yo kwera ariko bakana urukundo n'imbaraga zako. Mu rukundo amategeko yose, Bibiliya itubwira yose, asohorezwamo. Urukundo rero niryo tegeko ry'ubutumwa bwiza Imana igusaba gusohoza buri munsi. Mu yandi magambo, ubutumwa bwiza bufite itegeko rimwe nyamukuru ridahinduka umuntu agomba kugira, ryitwa gukundana cyangwa gukunda mugenzi we nk'uko wikunda. Dusenge. Turagushimiye Data wera kandi turaguhimbaje kubera yuko duhaye kumva ijambo ryawe. Turagushimiye Mana. Tugushyize hejuru kubera yuko utwigishije. Tugushyize hejuru kubera yuko udusobanuriye. Mu izina rya Yesu turakwinginze ngo nyakubahwa Imana uduhe gusobanukirwa neza ibyanditswe byera. Icya kabiri Imana, uduhe gushyira mu bikorwa neza ibyanditswe byera. Icya gatatu, uduhe gushyira mu bikorwa ibyanditswe byera mu rukundo, mu izina rya Yesu Kristo. Hatagira icyo dukora nta rukundo, biragatsindwa n'Imana. Hatagira icyo dukora mu Imana nta rukundo, icyo dukora n'urwango cyangwa umutima mubi, ahubwo byose tubitekereze mu rukundo, byose tubipangire mu rukundo, byose tubikorere mu rukundo, byose tubisengere mu rukundo, mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rimaze kwinjira, reka ritware uburwayi bwose, reka rikureho ubumuga bwose, reka rikureho amakanseri n'amadiyabete n'imivuduko by'amaraso n'ubumuga ubwo ari bwo bwose mu izina rya Yesu. Kuko kwinjira kw'ijambo ryawe kumara ubwoba kandi wakuraho indwara. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye Data wera. Amen. Isezerano ry'uyu munsi risanga mu Baroma ibice 13 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 haravuga ngo kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze, n'ayandi mategeko yose. Aho uhumve, n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Imana ishimwe. Wakoze kwifatanya natwe, wakoze kumva ijambo ry'Imana, wakoze gutegera amatwi ijambo ry'Imana.
ndagusabira ngo mu izina rya Yesu ko kw'Imana kukubeho, ndagusaba ngo mu izina rya Yesu Imana guha umugisha, ndagusaba ngo mu izina rya Yesu ubonere umugisha wawe Imana iburyo bwawe, nuhindukira ibumoso ubone, nujya hejuru ubone, nujya hasi ubone, ndetse mu mpande zawe zose ubone umugisha w'Imana. Ndakwingingira cyane ngo Imana ikuzuze imbaraga zo gushyira mu bikorwa iby'ijambo ryawe. Ndagusengera ngo Imana ikuzuze imbaraga zo kuyumvira no kwitunganira mu byo ukora byose. Ndagusabira ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo Umwami Imana ikubashishe kugenda nk'uko ishaka. Ndagusabira mu izina rya Yesu Kristo ngo ijambo ry'Imana rigere ku muryango wawe, rigere mu mirima yawe, rigere muri business yawe, rigere mu kazi kora, rigere ahantu hose, rigere mu misoko no mu maraso no mu nyama no mu maroti no mu nda no mu bwonko. Haleluya! Rigere ahantu hose maze risenye ubutware bwose bw'umwijima n'imbaraga zose za sekibi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Reka urukundo rugiye mu misokoro yawe, reka urukundo rugiye mu mutima wawe, reka rugiye mu bwonko bwawe, reka rube mu maso, ku mubiri wawe, inyuma mu myambaro. Urukundo rw'Imana rugira ahantu hose, ntihagire ikintu na kimwe rusiga rutagezeho mu izina rya Yesu Kristo, kandi rugukoresha iby'ubutwari n'ibyo gukiranuka mu izina rya Yesu. Uburwayi bwose bukurimo buvanweho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zitegeka mu mubiri wawe mu izina rya Yesu. Ushyirwe hejuru Data wera, kuko wumvise gusenga kwacu. Humurisha umuntu maze kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Urakoze Data wera, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.